reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse, abamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV muhabwe umugisha n'Imana, hanyuma nawe utarayikora uyikoze muhabwe umugisha. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho ujye ubonera amakuru ku gihe cyangwa se ibiganiro ku gihe igihe tubikugerezaho. Si ibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Ku Ihumure TV tubagezaho ijambo ry'Imana, abakozi Imana batandukanye, Imana ibahe sakuta guhabwa. Bene data, bene wacu banyarwanda, mukora imirimo myiza, mushyigikira itorero rya Kristo. Mu nzu y'Imana niho ingo zizubakirwa, mu nzu y'Imana niho abantu bazagera, ibiyobyabwenge bikabavaho. Nzazirikana abandi kuko hari abo yabihaye barangije barabyiyitirira, bapfa batanabyambaye, bapfa batanabiriye, bapfa batanabikoresheje. Cyamugasatura ijuru, icyamukarishatura. Imana ishimwe. Umuriro wawe ukamanuka ugagira ugatwika inyayo, haleluya, ugatwika amazi, ugatwika ubutaka, cyangwa ugasatura ijuru. Umva, zamura ijwi utakambira Imana. Imana ifite amatwi, ntabwo yapfuye, irasubiza, irashoboye, haleluya. Iyumviye Barutolomayo nawe yakurengera. Nje kubabwira, iyo tubwira igasubiza, ikumva. Reka dusome ijambo ry'Imana tudatinze. Tubona mu gitabo cy'umubwiriza ibice byaho 4 umurongo waho n'uwa mbere. Mubwiriza ibice 4 umurongo wa mbere haravuze ngo, nsubiye inyuma mbona iby'agahato byose bikorerwa munsi y'ijuru, mbona n'amarira y'abarengana babuze kirengera. Ububasha bwari bufitwe n'ababarenganya, kandi ntibari bafite uwo kubahumuriza. Nicyo gitumye nshima abapfuye kuruta abazima bakiriho. N'ukuri bose barutwa n'utegeze kubaho, akaba atabonye imirimo mibi ikorerwa munsi y'ijuru. Murongo wa 4, kandi mbona imirimo yose y'iby'ubukorikori byose yuko ari byo bituma umuntu agirira ishyari mugenzi we. Ibyo nabyo ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. 5, umupfapfa aripfumbata agasigara arya umubiri we. Urushyi rumwe rwuzuye rufite amahoro biruta amashyi yombi yuzuye afite umuruho. Ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Reka dusenga Imana. So mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye mwanya mwiza uduhaye, rukingura umuryango wo kongera gukorera. Izina ryawe ryubahwe. Twasenze ariko turongeye turasenze, dusengeye imitima yose dukurikira nk'uko dukomeza kuyisengera. Mana, kingura amatwi y'umwuka mu izina rya Yesu. Menagura ibihome kugira ngo abadukurikiye bashe kwakira icyo mwami Imana nshima wagambiriye kugira ngo bakire. Urakoze mwuka, rakomeze gusenga kwacu, kandi niho tunihira iminiho itavugwa. Mu izina rya Kristo twizeye ko bikoze, amen. Murakoze. Rusomye igitabo cy'umubwiriza. Igitabo cy'umubwiriza ni igitabo cyanditswe n'umugabo witwa Salomo, umuhungu wa Dawidi. Yari umwami. Salomo Imana yamuvuzeho ibintu bikomeye. Salomo ngo yabaye umutunzi cyane. Imana yonyine ivugira ngo nta muntu uzaba umutunzi nka Salomo, ndetse ntawigeze kubaho no mu bihe bye bya nyuma, nta n'uzamuheruka umutunzi nkawe. Ntabwo nshaka kuvuga ubutunzi Salomo yari afite, kubera ko iby'Imana yavuze nta kindi wakongeraho, nta n'icyo wavuguruzaho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu Salomo rero yagerageje ibintu byose arabisuzuma, cyane ko yari afite ubwenge bw'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana turyemera, turyizera, kuko ari ukuri. Hari ibitabo byinshi bitandukanye by'amateka, bitabo bikomeye by'abanditsi n'ubu bakivugwa, ndetse n'ibyo banditse bigikoreshwa mu bigo by'amashuri hamwe na hamwe, kandi ni ibintu bimaze imyaka myinshi cyane ku isi. Ariko hamwe n'ibyo byose, Bibiliya, ijambo ry'Imana riri hejuru y'ibyo byose. Ku ijambo ry'Imana ni rizima. Mwanditsi w'Abaroma niko yavuze ngo rizima, rifite
ubugi bw'iruta ubw'inkota zose, impande zose rirabaga rigatandukanya inyama n'imisokoro. Ijambo ry'Imana ni rizima rero, ntabwo rivangiye, turaryemera, turaryizera, kandi ku isi yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose, iri jambo ry'Imana riremerwa. Ntabwo ari mu twebwe abanyarwanda n'abazungu ndetse n'abarabu, ku isi yose ijambo ry'Imana ni rizima. Rero iryo dusoma ni ukuri. Salomo uyu nguyu rero ni wanditse iki gitabo. Mwumve imyaka ishize, n'ubu ibyo yanditse turacyabibona, ndetse n'abazadukurikiraho mu gihe Yesu ataraza bazabisangaho, kuko ibyo yanditse byari ukuri. Avuze amagambo meza cyane, magambo akomeye, niyo ndiho muri aka kanya, kandi turaza kuyasengeramo. Mana ishimwe cyane. Salomo uyu rero abaho asoza yandika, kuko yanditse ibitabo bigera kugira ngo bigera kuri 3. Yanditse igitabo cy'indirimbo, icyo bise indirimbo za Salomo. Iki gitabo yacyanditse ari umusore muto. Ndashaka kwibutsa ko abasoma Bibiliya hari ibitabo biba bibanziriza ibindi, ari ugasanga nibyo baherutse ibindi. Ibyo biterwa n'abanditsi bitewe n'icyo bashaka kuringaniza, ariko ijambo ry'Imana ryo ntirihinduka. Iyo usomye ibitabo bya Salomo habanza imigani, yego, hagakurikiraho ngira ngo indirimbo, hagakurikiraho habanza imigani, hagakurikiraho umubwiriza, hagakurikiraho indirimbo. Mu by'ukuri habanje indirimbo, hakurikiraho imigani, hakurikiraho umubwiriza. Umwanditsi rero waringanije bino bitabo, ntabwo icyabanzaga ari cyo yabanje, ariko ikiri muri iryo jambo cyo ni ukuri. Mana ishimwe cyane. Biravuga ngo ijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya byanditswe byera byahumetswe n'Imana. Amen. Abatekereza ko bitari iby'Imana, Paul warababwira ngo ibi byanditswe byera byanditswe n'abantu uko bahuye n'umwuka w'Imana. Ntawe ushobora gusobanura ibi byanditswe akoresheje ubwenge bwe, kereka afite umwuka w'Imana niwe urondora ibyanditswe, niwe usobanura ijambo ry'Imana. Dafite umwuka w'Imana, Bibiliya ni inyanja wayigwamo. Mana itugirire neza. Kandi amagambo atanditse muri Bibiliya mu Kigiriki bayita katafazi, ni amagambo atagize icyo amaze. Rero tugomba kwitondera ijambo ry'Imana, kuko ni ukuri kandi ni rizima. Ntabwo ryanditswe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo byanditswe n'abantu ariko kubona umwuka w'Imana. Nubwo ndi kuvugana namwe ndi Gabriel Ngirishema, ariko umwuka w'Imana niwumva gusobanurira ijambo ryayo. Mana ishimwe cyane. Ndi umugaragu wayo, ndi umukozi wayo, rero ngomba gusohoza ubushake bwawe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Salomo rero yandika ibitabo 3. Yandika igitabo cy'indirimbo. Indirimbo yazanditse akiri umusore muto, kuko muri ya mvugo y'uno munsi harimo imitoma. Hariho aravuga umugeni we mwiza, harimo umukwe, niyo magambo akunda kugaruka. Harimo umukwe, harimo n'umugeni. Umugeni mu buryo bw'umwuka ni itorero, umukwe ni Kristo. Rero Salomo iki gitabo cy'indirimbo yacyanditse akiri umusore. Agera ku gitabo rero cy'imigani, nicyo gitangirwa kwandikwa muri Bibiliya. Imigani bigaragara ko yanditse igitabo cy'imigani ari umugabo uri hagati, uwo bita igikwerere, udashaje utari n'umusore. Yego, aho niho yanditse igitabo cy'imigani. None aka kanya dusoma igitabo cy'umubwiriza. Igitabo cy'umubwiriza yacyanditse ageze mu zabukuru, asoza avuga ngo byose ni ubusa gusa, kandi aravuga ngo ikiruta ibindi byose
ni ugukiranuka. Mana ishimwe. Salomo ageze mu gice cya 4 cy'umubwiriza, aravuze ngo subiye inyuma sanga iby'agahato abantu bakorerwa munsi y'ijuru, mbona amarira y'abarengana babuze kirengera. Ububasha bwari bufitwe n'ababarenganya kandi ntibari bafite uwo kubahumuriza. Nicyo cyatumye shima bapfuye kuruta abazima bakiriho. Ni ukuri bose barutwa n'utigeze kubaho, akaba atabonye imirimo mibi ikorerwa munsi y'ijuru. Kababwire ngo ahashize imyaka irenga ibihumbi hafi 3 ibi bintu Salomo abibonye. Niyo mpamvu mu gitabo cye yanditse ngo nta kiriho kitahozeho, ni ibigenda bigaruka. Imana ishimwe cyane. Kambabwire ngo ibihe by'imperuka byatangiye itorero rimaze kuvuka, nibwo batangiye kuvuga ibihe by'imperuka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bagaragaje ibihe by'imperuka. Rero kandi itorero rivutse hashize nabwo imyaka irenga 2000 bavuga ibihe by'imperuka. Ntabwo nshaka kuvuga ibihe by'imperuka. Rero ibyo tubona ubu umwanditsi yabibonye imyaka 1000 ishize. Bibiliya iravuze ngo nsubiye inyuma mbona akarengane gakorerwa munsi y'ijuru, ngo abarenganya nibo bari bafite ububasha bwo kurenganura abo barenganya. Ibaze nawe kuba ufite ikibazo kandi ufite igisubizo, niwe ukurenganya, niwe ugukandamiza, niwe ukunaniza. Ariko njye kukubwira ngo abakunanije, abagutoteje, hejuru yabo hari ufite imbaraga. Njye kukubwira Yesu Kristo, umwami w'abami. Imana ishimwe cyane. Wibuke Yesu aca umugani awucira abantu, avuga ku mukecuru watitirije umwami utubaha Imana n'abantu. Ndavuga uriya mutware. Yesu yashaka kugaragaza ko afite imbaraga hejuru y'abakomeye. Imana ishimwe cyane. Wibuke yaravuze ngo ese ni umucamanza utubaha Imana n'abantu abasha kurengera uriya mukecuru kugira ngo adahora amurusha? Ngo ni gute data wa twese atazabura kurengera intore zimutakira ijoro n'amanywa? Imana ishimwe. Rwo n'urugero rwiza rukomeza abantu basa nkaho bababaye, bihebye. Mvuge ndeke nde. Reba Nebukadinezari abwira ba Daniyeli ati ninde wababwiye ngo bareke kumvira itegeko ry'umwami? Ariko Daniyeli ahishurirwa imbaraga z'Imana yaremye isi n'ijuru. Aramubwira ngo mwami nyagasani, nubwo Imana yacu itadukiza, Imana ishimwe, nubwo itadukiza, haleluya, ntabwo twapfukamira Imana yawe, ntabwo twapfukamira igishushanyo. Haleluya. Kubera guhamya kwa Daniyeli, Imana iba yabyumvise kandi yari imuzi nk'umukiranutsi, yemera ko abaho bakabajugunya mu muriro. Haleluya. Ngo bakigera mu muriro, umwana w'intama yari yabatanze mu muriro. Ngo nuko umwami yitamuruye agiye kubona abona uwa 4 ari mu muriro. Zirarye bari habwa icyubahiro. Hari nk'uko twajugunyemo 3, uwa 4 usa n'umwana w'intama aturutseho. Uhereye uwo munsi ngo abantu bose bubaha Daniyeli, bamenya ko Imana iri mu ruhande rwe, kuko abajugunye muri uwo muriro nabo bagize gute? Baravuze ngo reka dukore igerageza. Babajugunyamo, babatayemo, ngo ibirimi by'umuriro byabafatiye hejuru. Reka nkubwire ngo wowe uzi Imana yawe, ntutinye uhagarare. Hari Imana irenshera. Daniyeli asoza avuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Kambabwire ngo
ikibazo gikomeye dufite, ndabizi uranyumva. Hari ibintu abantu bagenda bakiga mu mashuri, ubumenyi ngiro ni byiza, ariko mu gihe tutazashaka kumenya Kristo ngo tumenye imbaraga ze, yego zamuzuye mu bapfuye, tuzakomeza, mwihangane muri iryo jambo, tuzakomeza kurindagira mu madini n'imyizere n'imyemerere n'ubuyobe butandukanye. Kamabwire ngo nta muntu n'umwe, nta kintu na kimwe gifite imbaraga hejuru y'Imana yaremye isi n'ijuru. Ibintu byose, haleluya, Yesu aravuze ngo bifite amaso ntibireba, bifite amatwi ntabwo byumva, bifite amaboko ntabwo bikora. Nta zahabu, nta feza, nta kintu na kimwe gifite imbaraga kuruta Imana yacu. Muri mbyine yaravuze neza ngo nta rindi shanga rifite Imana nk'Imana twiringiye. Ndasaba Imana yaremye isi n'ijuru ngo yongere gukore ku maso, yongere kwihishurira, yongere kwiyereke. Niki gitumye utaka? Ni gitumye uboroga ukamera nk'aho Imana yaremye isi n'ijuru itagikora? Wongere uyigarurire icyizere, wongere uyiringire, wongere uyiha agaciro. Iracyakora, iracyashoboye, iracyafite imbaraga zo kubirema, ishobora byose. Haleluya. Umubwiriza avuze amagambo akomeye, haravuze ngo nsubiye inyuma mbona abantu bababaye batagira kirengera, abakabarengeye nibo bari babafiteho ubutwari. Benshi mufite ibikomere, muri ibisenzegeri. Ibyo bikomere byavuye ku bantu mwahungiyeho, bazi ko bafite igisubizo cy'ikibazo mwahuye nabyo. Ariko reka nkubwire, nabo hari yabatabara, hari yabarengera. Nibyo, hari ibyo bafite udafite, ariko reka mbabwire ikiruta ibindi. Salomo muri amagambo yavuze amagambo akomeye. Yavuze ngo urushyi rumwe rwuzuye ruri mu mahoro ruruta amashyi yombi. Imana ishimwe. Ruruta amashyi yombi yuzuye afite umuruho. Ni nko kwiruka nyuma y'umuyaga. Kambabwire ngo abitwa ko bakomeye bararushe mu mitima yabo, barababaye. Ntabwo mvuze ngo ni bose, ariko ndi ku ijambo ry'Imana. Yakobo yavuze amagambo akomeye cyane. Haleluya. Ndashaka kugukurira inzira ku murima kugira ngo wongere usobanukirwe imbaraga z'umwami wawe. Yaravuze ngo mbese timuzi yuko ubwami bw'Imana bwahishuriwe abakene b'iby'iyi si? Mana ishimwe cyane. Haleluya. Yakobo 5:5 ngo nimwumve bene data bakundwa, mbese Imana ntiyatoranije abakene b'iby'iyi si ngo babe ari bo baba batunzi ku byo kwizera baraga ubwami yasezeranije abakiranuka. Haleluya. Ngo kuko ngo ariko dore mwebweho mwasuzuguye umukene. Mbese yabatunzi si bo babatwaza igitugu babakabakurubanira mu nkiko, si bo batuka rya zina ryiza mwitirirwa. Mbabwire, abantu basuzugura izina ry'Imana cyane twitiriwe ni abakire b'iby'iyi si. Bashaka kurebera Imana mu bintu bigaragara, mu mafaranga, mu mazu, mu ifeza. Ibyo ni byiza, ariko haleluya, Imana iba mu mitima. Imana iba mu mitima iciye bugufi, ishenjaguwe, imenaguwe n'ijambo ry'Imana. Usanga abatuzi b'iby'iyi si hari ibitsire buzuye ubushari. Haleluya. Mubwiriza yabicukumbuye. Ni umugabo wagerageje ibintu byose, yagerageje kwinezeza mu butunzi bw'iyi si. Salomo yagize abagore hafi abagore 1,000. Uwanyuma ni umunyafurika w'umunyetiyopiya, Uyawisheba nawe yaje kumugira umugore.
ariko asoza avuga ngo byose ni ubusa gusa, igisigaye no gukiranukira Imana. Rero yarabibonye, yarabihishuriwe, abona yuko abakire by'iyi si bafite umuruho, bararushye, barababaye, kandi muri uwo muruho Imana nawe yabagaruriye indwara zikomeye, ibyorezo. Kamabwire ngo kanseri ntabwo zirwara abakene, zirwara abatunzi by'iyi si, zimwe zishingiye no ku byo bariye. Madiyabete, indwara zikomeye z'ibyorezo ni izabo. Kubera iki? Imana izi kugarurira abantu ingaruka z'ibyo bakoze. Ndi mu ijambo ry'Imana. Noneho umukene wubaha Imana, ufite urushyi rw'ibyo kurya rwuzuye, ngo rurimo amahoro, ruruta umutunzi wujuje ibintu, ufite amashyi yuzuye, ufite ibigega, ufite za kontineri, ariko ufite umuriro. Reka mbabwire, ubutunzi ku munsi w'umubabaro ntacyo bumaze. Umusanzu ukamenya mu mutima harababaye, hararushye. Kambabwire ngo haleluya. Salomo yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo ibyo abantu bapfa munsi y'ijuru ni ubukorikori bw'amaboko, ni ifeza n'izahabu, byo n'ubukorikori, ni imyenda, ni amazu, byo n'ubukorikori, ni indege, ibyo nibyo abantu bapfa bakicana, bakarimburana, bakarema intwaro za kirimbuzi kugira ngo babashe kunyagana imirimo, ubukorikori bw'amaboko. Ibyo nibyo abantu bapfa. Salomo yabivuze neza, haravuga ngo subiye inyuma mbona abantu barengana badafite kirengera, ngo abakabarengeye nibo bari bafite ubutware. Nje kugutangariza, hari Imana iri hejuru y'abafite ubushobozi, hari Imana iri hejuru y'abakomeye. Iyo yigarurira icyizere, iyo yitabaze, iyo yiringire. Ndabizi ubu butumwa si ubwa mwese. Yesu yaravuze ngo si mwese ntabwo muboneye, bamwe murabwumva, abandi mukamera nk'abamena amazi ku rutare. Ariko nje kukubwira umwami w'abantu uri hejuru y'abakomeye, uwo niwe dutabaza. Birashoboka ko impande zose umwanzi yazishe, ariko hari uruhande Imana yisigarije. Hari umugabo witwa Barutolomayo mwene Timayo, yari yarapfuye amaso ariko amatwi yari mazima. Imana ishimwe, haleluya. Akanwa ke kari kazima, yumva ibya Yesu w'i Nazareti. Ngo anyuzeho biti Yeriko, azamura ijwi, arataka cyane, bagereza kumucecekesha. Hari abamutanze. Kamabwire ngo dufite Imana yumva amatwi, ifite amatwi. Dufite Imana itumva amabwire, dufite Imana yiyumvira imanuka. Yuko bamucecekeje Barutolomayo atakambira Yesu, Yesu yaje kumva ijwi ryiwe ritandukanye n'iry'aba rusange. Arababwira ngo nimumuzanire, umva nkubwire, ntucike intege, komeza usenge, komeza uyiringire. Yesu aravuga ngo icyamugasatura ijuru, icyamukarishatura. Mana ishimwe, umuriro wawe ukamanuka, ugagira ugatwika inyayo, haleluya, ugatwika amazi, ugatwika ubutaka, cyamugasatura ijuru. Umva, zamura ijwi, utakambira Imana. Imana ifite amatwi, ntabwo yapfuye, irasubiza, irashoboye, haleluya. Iyumviye Barutolomayo nawe yakurengera. Imana ishimwe cyane. Hari undi mugore uvugwa muri Matayo ibice hafi 6. Uyu mugore yari yarakubititse. Uyu mugore bari baramarishije ibintu bye byose, abitanga ku barwayi ndetse n'abaganga, ntiyabona igisubizo. Aho kugira ngo abone igisubizo cyiza, bakarushaho kumubabaza. Yanyweye imiti kugeza igihe isigara bababaza umubiri we. Bamuteye inshinge, basigara barabuze umutsi batera mu rushinge. Arababara amata ku mubiri wose, ngo asigara nta kintu yibitseho. Asigara yasizwe iheruhero n'uburwayi bwo kuva ku bari imyaka 12. Ndi kuvugana nawe, ni imyaka ingaho umaze muri icyo kibazo. Nje kukubwira ngo hari uwakumva hejuru y'abakomeye, hari uwundi ukomeye,
hari uwundi wabaremye. Ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo nk'uko amazi ayoborwa mu migende niko umutima w'umwami uyobora aho ishaka, niyo yimika kandi niyo yimura. Nabo barayemera, nabo barayizera. Nebukadinezari yayikubitiye isaroti, ategeka mu mahanga yose yuko bayikorera. Haleluya! Ahasuwerusi yemeye Imana y'Abayuda, n'abakomeye barayemera. Imana ishimwe. Koruneliyo yarayemeye, yari umugaba w'ingabo za Italiyano, nawe yarayemeye, n'abakomeye barayemera, ariko ntabwo ari bose. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Ujya kubona ukabona mu iteraniro abantu baririmo ni abantu b'inzare bakubiswe, Satani yakubitishije ubukene, baje barihebye, baje ntacyo bafite. Nk'uyu mugore yari yarashiriwe, nta kintu afite. Abantu benshi muhimbaza imirimo y'amaboko yanyu kuruta guhimbaza Imana yabahaye imbaraga ikabaha ubutunzi. Imana ibatabare kandi bagire neza. Kankubwire ngo ibyo uruhira, uraruhira imonyo, uraruhira imva, uraruhira ubwiherero, ariko hari ikitazibagirana, ni imirimo myiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Imana si umwana w'umuntu ngo yibagirwe imirimo myiza. Wibuka amagambo Yesu yavuze, reka nyakwibutse. Yaravuze ngo uha amazi yo kunywa muri aba ngaba kuko ari umwigishwa wanjye, ntazabura ingororano ye. Kamubaze mu iterero ukoze imirimo ingana iki? Ese nama batangaho uguze ku rusengero? Ese ni iki ukoze? Ni iki Imana izakwibukiraho? Ese abakozi b'Imana wambitse ni bangahe? Ugaburiye ni bangahe? Yo, muruzuza amabanke, ariko reka nkubwire, hari igihe abantu bazabisiga, n'ubu hari ababisize. Mwanditse aravuga ngo ese kuruhiye abandi bikabiriye abandi. Wibuke Nyamutunzi yagize igitekerezo cyiza, haravuga ngo reka nsenye urugarama, nubaka ingarama nini ubwo n'ibigega, hanyuma munike byinshi. Nzabwira iminsi izaza ngo mbwira umutima wanjye ngo tuza, kuko ubikiye ibintu by'igihe kirekire. Utuze kandi ugubwe neza, ugira amahoro, kubera ko atari umutunzi ku by'imirimo myiza. Ijwi ry'Imana riramanuka riramubwira ngo wamupfuwe, ngo ibintu byawe urabyambuwe kandi ubugingo bwawe urabwambuwe. Ngo dore biriya abandi. Abantu benshi baruhira abandi. Umubwiriza aravuga neza, Imana ishimwe, ibice 26 uwo niwe ndiho. Haravuga ngo kuko unezeza Imana hari wiha ubwenge no kumenya, ariko umunyabyaha imuha umuruho kugira ngo asarure arunde abona ibyo guhunezeza Imana. Umva icyo usabwa mwene data mushiki wa, ongera ugira Imana icyizere, uyizere kandi uyiringire. Hari abigiye guteza umuruho kugira ngo uzabizungure. Niko bimeze. Imana ishimwe cyane. Vashiti igeza biruhira, hanyuma agakobwa k'akanyagano k'akayudakazi kitwaga Esiteri karangije kaba umwamikazi kwa Ahasuwerusi, karangije karabizungura. Aho niho Salomo avuze ngo kuko unezeza Imana. Kunezeza Imana bivuze iki? Bivuze ngo ni ukuyizera. Mwanditsi w'Abaheburayo aravuga ngo utizera Imana ntashobora kuyinezeza. Aho ni mu bice 11 murongo wa 6. Utizera ntashobora kunezeza Imana. Kambabwire ngo kibanda si ugukora imirimo, habwa imirimo ni ikigaragaza kuyizera. Iyo wayizeye n'imirimo ishamikiraho. Ntushaka ngo wizere Imana nta mirimo ufite, ntibishoboka, ntabwo byavamo. Imana ishimwe. Yakobo yaravuze ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Iyo twizera Imana turakora. Izera Imana izakurengere, izagutabara, izakugirira neza.
Mana ishimwe, urushyi rumwe rwuzuye ruta amashyi yombi yuzuye, ariko yuzuye umuruho. Kankubwire ngo nubwo nakwambara ipantaro imwe, ariko mfite umunezero mu mutima. Imana izampa amabaro, Imana kandi nibima nzazirikana abandi, kuko hari abo yabihaye barangije barabyiyitirira, bapfa batanabyambaye, bapfa batanabiriye, bapfa batanabikoresheje. Kambabwire, buriya bafite umutima wo gushaka kuyikorera ntabwo ari bibiha, cyane ko ndi mu bantu bafite uwo mutima. Nkunda inzu y'Imana cyane, nkunda umurimo w'Imana cyane, kandi ndashimana ko yampaye amahoro yo mu mutima. Haleluya. Nkunda inzu y'Imana, nkunda kubona inzu y'Imana irimo ibikoresho byose, irimo inanga zivuzwa ariyo za nebero, ndavuga instruma, ibyuma, korari nziza zambaye neza zuzuye umwuka wera, muvuga butumwa bwiriza adashonje. Nkunda kubona inzu y'Imana yubatse neza. Kambabwire ngo Imana irashaka abantu bafite uwo mutima. Ntabwo Imana yatwibye ubutunzi, ahubwo irashaka abantu bafite ishyaka ryayo. Kababwire ngo imirimo y'amaboko, numenya kuri imirimo y'amaboko uzagendera mu mirimo myiza. Ntabwo uzifuza iby'abandi, kuko ntabwo uzi aho byavuye. Hemera Imana igukore mu murimo. Nibutse ikimenyetso cy'umubumbyi, mwamanuka mu kabande, mwatangira kubumbira ku ruziga, mwabumbye ibya mbere birahombana, harangije arabimenagura, mwarongera abumba irindi. Ariko Imana nizi kutubumba. Kamubwire ngo niba ari ibigihombana muri wowe, nuko utaruzura. Hemera Imana ikubumbe neza, uri umurimo w'amaboko yayo. Hemera Imana iducure, hemera Imana idutunganye. Hari abo yabihaye barangije bayivaho, bafata inkoni bayirukana mu byo yabahaye. Imana itugirire neza kandi dutabare. Abantu kenshi baterwa n'umurengwe n'ibyo bahaye, bagatangira kubyiyitirira. Nkunda ijambo ryiza Dawudi yavuze, yaravuze ngo ntuma ubutunzi bwinshi butuma amanga nkakwibagirwa. Nkavuga ngo Uwiteka ni iki, kandi ntume n'ubutunzi ntubunyime ngo ngire inzara, hanyuma sonze nsabirize n'ukizina ryawe. Mana itugire neza, Mana iduhe ibidukwiriye. Mu isengesho rya Data wa twese iravuga ngo udufungo ridutunga uyu munsi. Kamubwire mwene data, icyawe ni icy'uyu munsi. Ntugashake kurunda iby'imyaka ibiteye abantu mu ruho, nuko bashimira kurunda. Iyo bitangiye kugabanuka barwara za puresha, barahahamuka. Iyo amafaranga yagabanutse barahahamuka. Ibintu byagabanutse, Imana yabo ni ibintu, Imana yabo ni ifeza n'izahabu. Ariko reka mubwire, haleluya, twebwe twishimira iby'Imana duhaye umunsi. Ndababaye cyane, njya mbona na bene data bishimira kurata imitungo myinshi bagezeho, amazu, ibibanza, amafaranga. Yo, reka nkubwire, ibyo ngibyo bizaribwa n'inyenzi. Ntabwo jya ushimira niba hari imirimo myiza wakoze, niba hari imfubyi wagaburiye, niba hari abapfakazi wibutse. Muri Mbyimana 3:88 haravuga ngo nusibe na rimwe kuyikorera, jya ufashe indushyi. Muriho muranyumva, benshi mushaka ngo mbirukaneho inyatsi, mbirukaneho za karande. Ariko reka nkubwire, nutagendera mu mirimo myiza, karande no kudakora imirimo myiza, icyo ni ikimenyetso cya karande. Yego, kudakora imirimo myiza ni ikimenyetso cy'inyatsi. Ntabwo Imana wakorera imirimo myiza ngo nirangiza yemere ko ibasigwa n'imbaraga z'abadayimoni. Imirimo myiza izura ibyaha, imirimo myiza irakuvuganira. Esiteri se yari kunanirwa gute kandi afite umutima wo gutabara Abayuda? Ezekiyasi yari gupfa gute kandi yarakoze imirimo myiza? Umva, Dorokasi yari gupfa gute
ngo bamushyingure afite imirimo myiza yo gufasha abapfakazi. Turi mu bihe abantu bareba ku nyungu, dufite ibihe abantu buzuye umururumba batagikunda umurimo. Njya uvugana namwe hano mfite ubutumwa benshi njya gusoza numva ntangiye, si uko mudafite ibyo gutanga, ariko murumva mwangiza mukigurutsa, ntimushyigikire radiyo, ntimushyigikire ivugabutumwa. Kamabwira ibihugu bikomeye, naganiye n'abantu bamwe bajyayo, mfite bamwe n'abantu tuganira batuyeyo, ibihugu bikomeye byafashe ubutumwa bwiza, byashyigikiye umurimo w'Imana. Mvuga Amerika se, mvuga Suwede se, mvuga Australia se, nubwo nabo mwe bagenda bagwa kubera ibisubizo, ariko gutanga benshi umugisha kuruta guhabwa. Bene data, bene wacu Banyarwanda, mukora imirimo myiza, mushyigikira itorero rya Kristo. Mu nzu y'Imana niho ingo zizubakirwa, mu nzu y'Imana niho abantu bazagera, ibiyobyabwenge bikabavaho. Itorero nshumbye, abantu benshi bafite ubuhamya. Abagore bafite inkovu, abagabo babakubitaga. Hari umukristo ufite umwana w'umudiyakoni, umugabo yavuze ngo yamukubise imyaka 11, none yarakirijwe. Abandi ni abantu batawe, ariko afite amahoro mu mutima, none asenga Imana ngo yagure inzu yayo, hanyuma bariya barushye baze baruhuke, baze bakire. Ariko uwo ni ufite ububasha washobora guhindura iyo mitima, n'uwabisigiwe, n'uwasizwe amavuta yo gukiza abafite ibikomere. Ariko usanga benshi baza barashiriwe. Imana idufashe kandi tugire neza, dukora imirimo. Ntabwo gukora imirimo ari ubwinshi bw'ibyo ufite, gukora umurimo bishingiye ku mutima wo gukunda Imana. Kankubwire ngo hari utwumva, hari yatugira neza, nubwo abakomeye batatwumvise, nubwo batatugiriye neza, hari Imana itwumva. Haleluya! Hari Imana hejuru y'abakomeye, yarengeye Daniyeli, yarengeye umupfakazi, yarengeye Barutolomayo. Nawe yakurengera. Katuyigarurire icyizere, tuyitakambire. Mfite uburwayi bumeze gute, intambara zimeze gute, katuyiringire. Imana y'amahoro ibafashe.